flyer yo kwa muri the last wenyine kwambe natoye umwana ngo yumve byose MC. Okay, reka duhe DJ Castro ijambo wenda aragira byinshi ababwira. Nafungure kamera. Fungura kamera turebe niba utisigaye wisiga libu stick. Bifungure baravuga ko gusigaye witega rega ibyo nawe birahari. Ngomba bitumvikana ko tuvugana ndi kuri ndi off camera. Ngaho vuga none se ndakora iki ko dushaka kumva ibyo uvuga nta kundi. Ubaho bwira ikintu cya mbere mani. Yego. Mukaje mukora kuvuga abantu umuntu adahari atari impande zombi sibyo. What do you mean? Hano turi kumuvugira mu gikari. Uretse ikindi kintu yani ari ndimo mbumvaho kare. Kuri kudukanga none se ko kuvuga nturi umusitari. Oya ntago ndi kuvuga nabi nuko nari nijyamye bro. Byuka ariko kuvuga udahari ntacyo twekeka tukuze nabi. Agari njyewe ndi kuvuga Benda ntago ndi kuvuga njyewe. Yaza ubu nta muntu n'umuranga uziranye na Benda ngamuhamagare kandi no Brenda mute your mic. Brenda mutinga mic yawe. Bino bibazo byose turi guhura nabyo biri guterwa n'aba boss man. Ngira ngo uri bukubwira umunsi wa mbere njye nawe dufwana ikintu twapfuye. Umuntu waduteranyije. Benda uriya ninjye wamuzanye hari. Eric ninjye wamuzanye hari. Noneho twebwe turicara dukora team turi batatu. Navuga reka Benda tumufate. Mboro tuyitegure. Eric ati tugomba gukora. Twebwe hakubeshya twe twadiringaga amadiru yose. Benda ikintu yazize ngiki. Benda twarakoze uribuka Brian dushwananye nawe muri ntuze twari umuboss uduteranyije muri the rush naka boss kifashe karaduteranya nyina Brian tureba na intare nyuma tuza kwiyunga turabirangiza umuniga arandakarira umuniga rero impamvu yandakariye ngiyi Benda namuzanye hariya akorera amafaranga make n'ari uri kumwinyina avuga bro ngwino mwere ukuntu sasa dushaka gukora ukagira ikintu geraho nawe. Benda rasa ari no kubyanga ku mafaranga make. Noneho hajyaga habamo ibintu byo guhinduranya aba DJs. Benda ntabwo yashakaga ko akora ntahari. Ashaka kwivumba ndamubwira bro ufite inshingano nyinshi ufite umwana urebera kandi aya mafaranga yo kuwambera afite ikintu yagufasha. Njye mfite ahandi hantu nkora nubwo nari gukora hari ahubwo wige utegereza nidukora rotation nkagaruka dukora ariko nyine komeza ukora akazi kawe. Benda arambwira ati nta kibazo ndahamusiga. Noneho mu kuhamusiga nza gucommunicatinga nande na Eric namubwira ariko Eric kuri ndi ntabwo wareka tukikorera. Ati se gute ko bino bintu ntabimenyere ndamubwira weho reka dukore tutangira ibintu by'ubuhoza tarangiye umujye mbu mudije. Arambwira ati rero amafaranga nshaka ntabwo bano bantu bayama. Amubwira oya byiho rero none wowe ikintu ugiye gukora ngiki umuntu uzajya uvuga ko gushaka nyenza ajya ndiringa nawe. Tangira ko mukipe ngo ni manzi yari inshuti yanjye arambwira bro wamba bari ukanzana Eric ndamubwira amafaranga nawe urayamuha. Ati ni menshi ashaka kunyumvisha buryo cyagomba kuma amafaranga make kuri we ariko nkagira yanjye njyaho tukaba tubiziranye. Ndamubwira ntabwo ibyo bintu bishoboka. Yewe nimba dukoranye n'umuntu muha amafaranga ye abyange cyangwa byemera. Ambwira ati basi mumba bari umugabanye kuraye. Ngira okay nta kibazo. Eric ndamubwira rero ukorera no mafaranga twese na bino bintu muri turo ukuntu bimeze. Eric arabyemera amafaranga ninjye yacagaho kugira ngo agere kuri Eric. Noneho umunsi umwe umutipa natangiye kumunyurizamo ijisho. Benda amafaranga yanjye na Eric akayama kuri telefone yanjye. Yamaga amafaranga yanjye na Eric akayama kuri telefone yanjye nkayahereza Eric. Uwo ninde? Uwo boss. Okay. Noneho umunsi umwe aza kwifata aho kugira ngo anyishyure amafaranga yose ahita afata ya nimero ya Eric ahita yohereza amafaranga kugira ngo arebe ko hari amafaranga ntwara kuri Eric. Boskani kuzamure komeza. Sinagira ikintu mubaza ese kumaya kuko amafaranga ya Eric utayamaye ukayamwihera ndabyihorera ibyo bintu byose. Noneho nakoze iki nahise mvuga yo bya bintu ubwo bimaze kuba successful twakoze. Kaspishyiraho kamera. DJ Kaspishyiraho kamera yawe. Nukuvuga ngo tugende gakeya. Uretse gato ya Brian uretse gato. Brian mwamwitinze.
we Kaspi fungura kamera yawe ufunze mic mwami mu myutinge gato y'amaburi ikintu kimwe nijye ugiye kuvuga myutinga gato naringize ngo nabandi bamishizeho batuma myutinga oya ni jewe mwihangane umva gato rero ko bimeze twumvikane sibyo mureke twumvikane se munyumve njyewe aha mfite ikibazo sibyo eri gore biravugwa ko wafashe bena murebe muri iyi minsi asigaye yitsinaza nk'abagore waragiye uramufata umutandukanya na Shakira bivuga ko amuhinduriye umurongo ahamagarira aho yarakoreshaga MTN mbere kwa Shakira akabimaze ikoresha Tigo ibyo bivuyeho umusore yaraje arikaga avuga ko akoresha ko atunze imbwa ebyiri ibyo twarabibonye amworoje imbwa wamugabiye imbwa turabibona wamuzamuriye atunze imbwa ebyiri bakirira imbwa ntabwo bazitunga ibyo bivuyeho nyuma yuko umaze gukora ibyo byose ufashe kabutira ujugunya ibishanga mbere yuko tugera uretse gato mbere yuko tugera kuri ibi reka njye muramba nacecetse mbere yuko tugera kuri ibi ntabwo benda mwaba mwapfuye ko ejo bundi yagiye akajya live agakutura akavuga ko afite umugore nyuma yuko twabonye mwifotoreza mu buriri muhagaze twarabibonye mu cyumba sinzi niba mukorera promotion ntega amatwi se ariko se kuvugira mukumva so icyo ni koza Eric okay so kabaza Eric gorego tubwire mwapfuye business mwapfuye ko asubiye kwa Shakira nza muri big screen tubwire wapfuye na benda ko yisha akazi cyangwa mwapfuye ko yasubiye kwa Shakira yongeye gukorana na Shakira kuko unamaze no kutubwira ko Shakira first of all nananze kugira icyo mbivuga wabimbaje inshuro nyinshi twase nabicaye kandi nkabyihorera sinongeye kuvuga ko Brian aje hano kuvuga ngo nta burenganzira bafite ngo no musitani ngo ni wamisha akazi muri Derage noneho nkahita mubwira ati ibintu uri kuvuga nta na kimwe uzi tukuranya amezi agera muri 3 n'umwana w'umuhungu right na hamwe nongere mbisubiremo na Kasipari na hamwe yigeze azana ikiraka na kimwe ngo tujye kukidiringa ibiraka byinshi n'ingiye bagiye kubidiringa cyangwa se Kasipa akabidiringa cyangwa twayanangiye na Kasi akaza muri diro zarangiye atazi nawe no byavuga kugeza ngo ni cyamamare umukobwa Kasi nyine ubwo mu ukimuharaye oya bambi nanga no kuvanga utaharaye mukore subscribe komeza umwana w'umuhungu ikintu twapfuye ni iki nanga aribyo byo kuba ngo yarasinze ngaza kuvuga ibyo twese turasinda nanjye yasinda pe nanya ko marayizo ngavuga ubwo twese turasinda sibyo cyangwa aribyo twapfuye naho twapfuye ko esonye n'umugore kuko base ni indaya ari benda atanaga abagore ari na Shakira atanaga abagabo so ibyo birazi mureka tubone Erika ni mumwihorere avugisha ukuri n'abanyarwanda ukuntu mutemeje bari kuzagenda muvuga ubugambo Erika byagenze gutya reka nyirabyo abyivugire kandi ibyo avuga n'ubundi yabisubiramo n'undi ahari umugabo ntafite imyaka yo gukure twagiye umwana w'umuhungu ahantu byatangiriye ni ahantu twatangiye gucika amazi tujya The Wave tugasanga club bayifunze ngo twicare ngo muri lounge amafaranga batwishyura ni menshi cyane ngo kandi ngo bayinjiza ngo ko expenses y'ibintu bagiriramo ba spending kandi ndambwira ati guys anga twakoraga mutaragura tukora neza ntacyo twiye tugirana mu kwezi n'igice twakoranye n'abantu bakoraga mu mbere ukimwebwe bigeze gutya ati rero baratanya ngo turaza tubisha kuri pourcentage ayo mutatwishyura mbere nizo mu gihugu none amudutungwe murama kasanye zuzuye uko simeze muneguza anyene ngoma kugenda nyatahanye yari ku cyumweru gihashije nka 2 weeks ago mwana wama yewe nararwanisha ka The Wave nari ati amafaranga ngenda yarayataye yewe ni mu mwigirisha simbyumva none mitavuga ati rero bino bintu tsaye gucika amazi kuko the owner wa hano ni nawe the owner wo muri Derage nabi ati bino bintu yatuma ducika amazi kuko abantu ibiryo birashaje na mbajije umuntu wawo bro wa munda anyereka bode commande yo bodarengiraho 2 kg y'ihene 2 kg y'inka 2 kg mbari y'ikimama noneho ndavuga ati what the fuck
niyo mpamvu ejo twari inkoko y'ibihumbi mari 20 ishaje wumva ari inyama ziri kurura ntizakambira inyama ngo uyu muntu ayishatse batuma muri Simba ndabati mana ngiye siyo value yanjye siyo value yanjye siyo standard yanjye ahangaha musima si hansabwa ihangane ntiza mu segonda ntiza amasegonda 2 ntiza amasegonda 2 ntiza amasegonda 2 ukomeze iri ntiza amasegonda 2 banyarwandakazi uretse gato sheri banyarwandakazi TikTok imbwiye ko kugira ngo abantu iyi myanya 1 2 3 4 5 urakora kuri goro hanyuma uhita uzamuka automatique muze tukizanye muri iki kiganiro twagiye kora kuri goro uhita uzamuka niko bimeze ukora kuri goro automatique uhita wisanga mu cyicaro hano mukoreho uretse ri kugira ngo utangire ikiganiro n'abantu bari siri kora kuri goro hanyuma uze ufate uguru uyu mwanya wicare uze twisanga mu kiganiro wa followers bakwinjire nta handi muzasanga audience nk'iyi kora kuri goro mwana wa mama uze dore dusigaranye isaha 1:20 mukore kuri goro bamwita Juliet umwanya yawe ufashe kandi ni moderator Juliet ari he requesting uretse gato twagiye hasigaye 1 2 3 4 hasigaye imyanya ye twagiye mukoreho mukore muri Eric aze dutangire ikiganiro ndavadesha kugira ngo Eric avaha ukuri kumenyekanye ariko avanga mwamaze no kumutamo ku buryo bushoboka Eric ni umuntu dufite uvugisha ukuri Buriana Raye nta mboga arya muri ibintu bishye twagiye nta imitima ntabwo ikora avugisha ukuri ukanda kuri goro uzamuka afite imyanya 4 thank you Karenzi cyane uzi impamvu Karenzi ukore ntuza reka manze mfunge na ntuza mukore subscription batangiye kumwandika ingofero twagiye ukora kuri goro uzamuka kandi umuntu uzamuka afungura kamera thank you so much bamwita muzi zamuka umwanya urawuguze thank you uwo ninde uje hasigaye imyanya 3 ku isoko Eric hangane gato imyanya 3 ku isoko imyanya 3 ku isoko iri kugurishwa thank you imyanya 3 ku isoko ukora kuri goro uzamuka imyanya 3 ku isoko cyangwa wandike ibintu ni bibiri mukore subscription mwabantu mwe ni ibintu byoroshye mukore subscription ntacyo bitwaye mukore subscription nta kintu bitwaye muguriye imyanya 3 isigaye dore kuri Twitter thank you so much bamwita Jeanne akoze kuri gora thank you Janet Annette hejuru cyane umwanya wa Annette ukaba arawutsindiye Annette zamuka Annette requesting uzamuke kuri uyu mwanya bamwita turashize Eric Karenzi thank you so much for subscribe ni hasigaye imyanya 2 banyarwandakazi hasigaye imyanya 2 tugakomeza ikiganiro Boskana kunda Eric Boskani hejuru cyane thank you Karenzi hasigaye imyanya 2 tukagenda hasigaye imyanya 2 arahiye hasigaye imyanya 2 hasigaye imyanya 2 Juliet wagiye he muzamuka mufungura kamera hasigaye imyanya 2 muyigure ubundi twumve mumbwirire Benda byukaze ndashaka ko Benda abyuka nkwibutse we muntu uri muri audience ushobora no gukura hiriya ntuza utari muzamuka ambaruze uraryama wageze kuki Karenzi thank you so much thank you tugende gake reka nze babishyireho umucyo tugiye kuvanaho umucyo byavuzwe ko Eric imyanya 2 ku isoko ariko aramutsagira buriya murashobora gukora igitangaza iriya feature sitakahita yimanura ibi ni ibintu byoroshye Karenzi thank you uwo uzuriye ba platform mukande kuri hara hejuru kuri goro muyimanure hanyuma dukomeze twihuta abantu umuntu udashobora kukomentinga kugira kanda kuri comment uhita ubisoza arasetse azamuka rwose Brian hasigaye imyanya 2 Karenzi ndagushimiye wandemeye kare uriye mukande kuri goro kuri Twitter banyarwandakazi muri kuri Twitter muze kwihangana ikiganiro gikomereje kuri TikTok
mbamenyeshe ko kuri Twitter naho namaze gukonekitinga, ntabwo muri hano honyine, mbera hose icyarimwe, meze nka sata, meze nk'Imana navuga ngo mana yanjye nagorwa. Harabura umwanya ibiri, iyi myanya ibiri kugira Imana ikakorera ko nta mikino ifitanye n'abanyarwanda. ejo warasenze urangije umuntu irye. Uyashaka nari nibagiwe nawe se ntabwo wakwibagiwe. Yamaze gukora isengesho ahita amuhibye. kugira ngo gukizwa kwa Brian Abantu mukande mwokabyaranye mukore subscription, nta kindi kintu mwankorera uretse gukanda kuri subscription. Abantu 950 ubu ngubu ntimwakora subscription koko, haburemo batatu bankunda urukundo rwa nyarwo ngo mukandera hari abajya kandi bagiye gukora comment, muhite mwuzuza amadolari 3 ni menshi kweli kuri subscription kuko kasamutwe. Reka dukomeze, imyanya ibiri muyigure nzamura abantu sigumwe wa nuzamana wa benda. Okay, mugurire umwanya, mugurire muzamure inde ushaka kugurira nde ubwo turashize. Ni Brian bahaye. Thank you. Tugendera tugikomeza iki kiganiro mbere ko duca amazimwe, urumva ndasaba iyi myanya ibiri. Erega n'umuntu hano je yagurira umuntu ashaka, mugurira umwanya azamuke. nakanze kuri go kutaba uri kunzamu Ntabwo se umuntu yakugurira umwanya ukongera ukazamuka bwa kabiri. jamongo yakanze gol Jama kanze ndi abantu bakanze Jama ntukabeshye. Oya we mugurira. Jama ntabwo nkunda abantu babeshya, ntabyo wigeze ukora. tesha Mukandeho kuri goro, asigaye imyanya ibiri. Erika akomeje, ihangane eri, harabura abantu babiri, niba atayigura bayireke. Kugira ute ngwino umugabo asaramudoringa, umva garamfure nawe kese yawe ntabwo irarangira, uratubwira ukuntu baguhungeta mu Rwanda, kandi tuzi ko mu Rwanda baryama n'abahuje ibitsina nta kibazo bagira. Erega kese yawe ntabwo nayiragiye. Ubuvugizi bwawe ubwo urashaka usanga Barbie muri Canada. Niwe harya. Yaranyanze ndashaka ikindi gihugu. Reka dukomeze rero, sibyo? Reka dukomeze ikiganiro. Iyi myanya ibiri hasigaye wa Benda, n'ubundi Benda araza mu kanya. Benda nahagera arawinjiramo. wanjye diva kuri nawe yagize Diva rora Diva. Niwe wanjye Diva, I'm single. Urumva? Urakora kuri goro, nukora kuri goro nkuzamure. Iyi myanya iragurishwa ibiri. Twagiye, ariko bitavuze ko n'ubundi, ariko kanze niba abantu banjye twagiye. Urakora kuri goro uzamuke muri uyu mwanya. Ku bantu 900 ushobora kugira ikintu babwira cyangwa bakakureba. Iri joro hagiye guca uwambaye gore, ijambo ni ryawe se muhungu. iri joro turabona oh thank you so much Kevin Eric fata ijambo. ko mucecetse Eric yaje. Eric ijambo ni ryawe. Aho kwitayeho. Twagiye. Eric komeza. Turakumva. Brighton thank you mvuge cyangwa Vuga turagutegereje hadi wa muting. ugatubwira ariko Juliet mushireho kamera. Ariko mushireho kamera zanyu biri kumbangamira, mushireho kamera. Eric komeza. Iyi nkuru yivi muzika. Warugeze ahantu uvuga ko Ben atahana abagore na Shakira gatahana abagabo. Dukomeze. Ntabwo niragiye. Ntabwo twaharenze, ntabwo twahumvishe, hasubiremo. Wari utubwiye ko badashobotse Ben atahana abagore na Shakira gatahana abagabo. Badashobotse. Ni indaya bose. nkibaza niba bari muri open relationship nyine bikansanga Turashize. so rero jewe nta kintu ngize nkora na Benda Babarira udufashe uhere ku mwanya wa mbere kuva ku munsi wa mbere uhura na bari abantu. Benda mwahuye mute ubundi? twahuye duri mu kazi nyine DJ Benda mwahuye mute, mutandukanye mute? Shiraho umucyo kuri ibintu Eric batagufata nabi. Havuzwe inkuru nyinshi. Reba, ubuse niba ugututangira ariko sha uma nkubwire ngo abantu bazajya batukana muri comment za ujye bakuramo pe. Bakuraho iyo sura yo wamupinganye turenda kuruko ngwata niyo utagira depression. Uri gushaka evidence na mute harongera kwandika umuntu wakoze subscription. Eric komeza.
Eric fata umwanya udusobanurire, ntabwo nshaka kugira ngo ugire ishusho mbi. Abantu mutapinge ariko mbibutse ko abantu muri gutukana murebe itegeko nabashyiriye warning musoma, abantu basoma icyongereza. Eric fata ijambo, ndagira ngo dushyireho umucyo bro, twagiye. Anyway, so nuko rero uriya mutipe ndamubwira ati hano hantu haratuma ducika amazi, Yego tubabarire ureke kujya ahantu hazatuma ducika amazi. Kuko n'uwadutumiraga yatangiye kumutumira wenyine akagenda wenyine. Naze ngatugisha inama nka timu, tubona ari kuri fly, biba nka gatatu. Ariko urasimbutse brother, ndakubwiye niba bigukundira n'ubu ntabwo biza gutinda, tubwira ukuntu wahuye nawe, noneho uhita ubicagura ugere impamvu mutandukanye, biraza kudufasha. Icyo cyane ndura twahuriye mu kazi man, twahuriye mu kazi ari DJ Kaspi, wamuje na Beona wa Derash. Yego mu kwa karindwi. Yego noneho icyo gihe niho nakoze bwa mbere, noneho nanoza ati turahabonye ibyo Brian yavanze akavuga ngo niwe waduhisha akazi, kandi no kugira agere hari ari DJ Kaspi yamusabiye akazi, ahubwo niwe wasabiye Brenda akazi hari. Yego ya DJ Kaspi nawe ujya kumuvugira, yewe cyose cyo nuko Brenda niwe warafiteyo hariya ko njye natavuga umuntu adari yamushyizeho ko yari ariho kukiyamukuyeho, yamushyizeho akavuga akivugira. Brenda niwe wari uriho. Dushaka Benda. Okay, niba ari ibyo rero ubivuze gutyo mani mbamubwire Benda hariya yari afite izina muri Rendime Chape, icyo ntabwo ari ukubeshya, kandi ntabwo yakoranaga ngo na DJ Kaspi gusa, yanakoranaga n'abandi ba DJ, ko nanjye ndumva narigeze kuhakorera icyo gihe, na Benda nawe ari we ukihakorera. So ahubwo wenda we waraje bose ubashyira hamwe umera nk'umuntu wubatse timu. Twagiye wari urimo kubivanga, wowe utangira wavuze ngo nuko nahise nk'ukosora, wavuze ngo niwe wamesheje akazi muri Derash. yabivuze Brian. Yego nari nzi yuko ariwe watumye mujya Derash, ariko wabisobanuye njye nari nzi kuko ariwe wakoreragayo, numvaga ariwe wabajyanye. Yes. Anyway, Derash ntabwo ari ahantu hadanje, sinzi impamvu ariho wivanze cyane. Ntabwo harenze People, ntiharenze The Bironje, ntiharenze Roza. Wanjye impamvu ndi kuvuga Derash reka nyigusubiremo tutongera no kuyigaruka, nuko ariho njyewe namenyeye Benda ari gukorera, niho njyewe menya niho yakoreraga. Ahubwo nyuma muza kujyana naho ubundi Derash siko ahantu se oyaye. Ntabwo nyine numiwe nyine ibintu. Anyway, so ubwo rero maze kureka The Wave namwe na Derash ntuzasubireyo, kuko bari nko gushaka kuducamo ibice. Niba turi timu bagatwara umuntu umwe ukanagenda utanatubajije, ni igisura mbi. Nicyo kibazo cy'ababosi b'i Kigali gushaka gucanishamo abantu. Ibyo bintu nabyo mujye mubibavuga. Shimira abantu bari kugutamo Brian. Timu utangiye gucinya umushaka guha akazi ngo umwihorere. Manzi ushimira abantu bari kuguhereza amagift Brian. Kutaranya cyane. Barashera amagambo yari yanze. Sorry. Ngaho Brian rero ikibazo cyawe nawe Brian, reka Eric atange story, wowe uraza kuvuga nyuma. Muting Brian kamuting. Uya namutinze, komeza namutinze, komeza utanga umucyo. Abantu bo kuri Twitter reka mbabwire ngo mu joining TikTok niho turi, niho byabereye. Abafite TikTok mu joining Godfather. Eric komeza. Ariko n'abadafite TikTok ntabwo nigeze mbibagirwa, ni mugumanga mwumva ibibera mu mujyi wa Kigali. Eric ijambo ni ryawe. Anyway, ubwo bino turamubwira njye na Kaspi rero dukora amafaranga menshi, kora n'utubari twinshi. Tubabarire hano abantu batangiye gufunga club, bakatwishyura muri lounge, rero dukorera ngo expenses ngo ni nyinshi. Bigaragara ko abantu bagiye kurinda imuka batangiye guhoba. Nako n'abantu baba baramenyereye club, ngo no mutangire ngo ubabwire ngo club nikora ngo bicara abantu muri lounge. Iyo ni The Wave. Reka abantu bamanze basome Brian, ibi ngibi nzi ko bigufitiye akamaro. Urimo kunyumva? Iyi warning ndi gushyiraho kuri aba bantu bigufitiye akamaro. Mbabarira ubirebe n'ukuri. Soma. Sometimes ibi ngibi ndi kubwira abantu baranga bamenye ko izi platform dukoresha ntabwo abantu bagomba kuzikoresha basenya. Turi kumwe? Wabibonye? Aya ma YouTuber ni ukuvuga ngo namaze gufata umunyamategeko uza, dore baba YouTuber bari aha ngaha, gufata content z'abantu n'amasura y'abantu ukajya kubikoresha ukoresha amataito harabika. Ndakurega umunyamategeko arahari.
hano turi abantu igihumbi. Mu by'ukuri kuza hano ugahangara amasura y'abantu ukagenda ugenda guharabika, dore ngiyi warning nashyize kuri platform. Ndakubwiza ukuri, ibi ngibi bigize icyaha mu itegeko nshinga ry'u Rwanda, ndabarega. Umunyamategeko aragutwara mu nkiko wa mu YouTuber we. Ntabwo nanze ko mufata content, ni muzifata ariko mugende muzikoreshe mu buryo bufite umucyo. Ushyireho title ijyanye n'ikiganiro turiho. Ikindi, twara ikiganiro cyose ureke gukata utuntu. Mugende mubaho n'ubundi ndabatunze. Ni ibisanzwe no kuri Twitter niko bimeze. Ariko kuza ugafata amasura y'abantu hano, warangiza ukagenda ukajya guharabika, ugafata yeri ukagenda ukamuhindanya, buriya ukamuvuga ibitariho. Nashyizeho umunyamategeko, ndabarega. Turaburana. Icyo ni icya mbere. Mureke dukurikize iby'inzego zivuga, dukoreshe social media mu buryo bwubaka pana uburyo busenya. Icyo ni icya mbere. Itangazo rya kabiri, dukomeze ikiganiro ihangane. Itangazo rya kabiri ni iringiri mureba. Hano kuri iyi pano ndashaka ko umuntu adusomere. Juliet, take your time, somera itangazo. Warning. We are here for fun and laughter, but let's keep it safe and respectful. To all the ladies, stay sharp. Don't trust anyone who might take advantage of your kindness. To all gentlemen, respect our men and sisters. Treat them with the honor they deserve, like the queens they are. Ladies, I can protect you here on my panel, Godfather 250. Protect yourself in the end. Thank you. Murakoze cyane kuko ndashaka kugira ngo abantu bajye babyumva, abantu bazi bakora izo body shaming no gufata abana hano bakavuga ngo turahangaha ngo abakobwa baje kuri iyi pano. Hano nta mukobwa dufite udafite akazi. Brian ni umukozi, murabizi. Muri aba bantu bose baraha. So kuza hano ukavuga ko abantu bari kwigurisha, ibi ngibi mu by'ukuri ntabwo ari byo. Ni discrimination na harassment mukorera abantu, mugatuma abantu badashobora kwisanzura ngo bavuge ibitekerezo byabo. Ibi ngibi ntabwo ari byo. So ndabasabye, ntabwo dushaka kugira ngo duserere, mureke gukoresha ngo mufate mukoreshe urwango gusa. Turi guhavinga fana no tukishima tugatarama, abantu bakagenda bagahindura context. Ntabwo ari byo. So iri ni itangazo nifuje ko rijyaje rinyuraho. Reka dukomeze, ndumva nta n'indi mpamvu. Brian ngaho ngwino. Eric turagutegereje. Naziriya title zirahamura abantu bazazireke gatfatwa ibyo bibabwira. No, ibindi bindekere twagiye. Eric ijambo ni ryawe. Brian na Semungu basubiranyemo. Ese wote ubundi mutinga Mike ufite abafollowers babiri, ahangaha uvuga tugwaye ijambo. Ase ko ndi tumarufishi nje kwirebera Brian na wanjye na Semuhungu. Wanjye ubundi. Ngaho mutinga no bavuga gwaye ijambo. Ariko Brian ntukajya urakara, iyo urakaye biba biriho guseka. Ndakumanura ubundi wowe, ndakumanura urumuroko wowe ukoresha umurenge sako, nta nubwo uzi kugura gift uko bigenda. Tuza abantu bagufollowing, dore baze gufurengwa n'abantu 710. Tuza abantu b'abaroko b'i Kigali. Iyi platform muyikoresha ku buntu bw'Uwiteka, nta magift mutanga, ntimwakora subscription. Urebye nuko nyine ufite izina ku zindi mbuga, urakasa mutwe. Niyo mpamvu hano wahawe ikuzo. Iyo wubatse izina riragukurikira no ku zindi platform, no brainer. Timazu tuzuye umwanya wawe ugura amadolari 25 nagushyizemo. Urumva? Uwo mwanya urimo ugura amadolari 25 my friend, ariko kubera izina ryawe dore urahatimaje kubusa. Reka dukomeze. Eric ijambo ni ryawe. Eric fata ijambo. Twagiye birashyushye. Ngaho mutinga. Dukomeze. Abantu 100 barenga kuri Twitter, ibiri kubera kuri TikTok ni nk'ibyabereye ikana umwami Yesu ari gufasha akana ka Yayiro. Eric Semuhungu tugende. Ngo cejeje se Brian. Eric Semuhungu urahari? Brian ni Eric Semuhungu ndabona network yamwangiye, zana wa muhungu wawe muri kumwe aho ngaho. Ngwiki? Wa mugore yaje turashize. Ngaho ngwino. Ngaho turika ijambo ni ryawe. Ntabwo turi mu rubanza tugomba kudushyiraho ukuri. Baravuga ko Eric reka ntabwo bashaka kuvuga ibiri kubera mu gikari. Reka nkubwire ibiri kubera mu gikari, ntabwo nyiranjya mpabuka. Baravuga ko Benda waje ukamurya Tigo, urangije kumurangiza, ubu ngubu wamujugunye. Urumva ibintu biri kuvuga amatiko ari kuvuga hirya. Urumva ibintu biri kuvugwa. Waramufasha uramubenura, umugira gore none wamujugunye. So ibi ngibi rero ndashaka ubishyireho umucyo. Urumva abantu barajya gufata ko wafashe uri ukamugira umugore warangiza ukaba wamushubije hirya umaze kujugunya kabutindi. Bishyireho biclearinge umucyo ushireho. Je ntabanga ngira.
ntabwo ari umwana twagiye. ibintu mani muri kubaga amadosi Okay, twagiye rero tubwira ijambo ni ryawe bari mu meeting. Ari hano Benda amaze kwagera agiye kuzamuka. Wowe fatiraho vuga view yawe. anyway so ndetse na muri na ntabwo ndasubira mu bintu byose kuko that's too much so twapfuye n'ibi bapfuye yuko ajya gusinga ahantu hakiriritse kandi sana yanjye bitagendana ndamubwira ati man you have to change kandi bari kuducamo ibice ni gute wagenda gutunga kugenda gusinga ahantu wenyine mpuzana n'abiture as a team bashinzwe kubagiye aho hantu kandi ahambere twaravuye kubona ukuntu bari batanya kudufata murakushyira kashi zawe zose agatanya kugira ngo uhageze ku kazi murakora kuri percentage kandi uzi neza ko turaza guha amafaranga yuzuye kubishaka urumva so akabyemera akava mu mahanga abyemeye yagera mu rugo ngo umugore we akabimubuza so umugore ngo niwe mujyanama mukuru wa Shakira so ubwo rero ngira ngo yahisemo kumvira umugore we Shakira so umugore we ari uzamufasha kubona ibindi birapfana kuko Brianna we ngo basaza ari icyamare mu mujyi wa Kigali akoze thank you ariko muzi none wamwirukanye ubu yanjye nabivuze yuko General Bella yarasi ariko we Chantale ndakumanura uracyari mu kazi kandi nkumanuye sande uretse gato uretse gato Caspi requestinga DJ Caspi requestinga nkubone DJ Caspi urihe DJ Caspi baru requesting umwanya n'uwawe twagusigiye General Benda watanaga abagore Shakira ugatahana abagabo niko bivuze ibyo n'ibisanzwe rwose ngewe ntabwo uriya muhungu icyo dukorana nta kintu nakorana gukorana uvuga ni ukumubenura ikintu kimwe nzi batagomba gushinja Eric nuko agomba kuzamo ibyo bintu Eric ubashatse mu gufata Benda wamuteretse nk'iki oya ibintu mukavana mu bwoko bawe niyangera igifi nirobeye DJ Caspi nguyu DJ Caspi yawe Eric ubarata mwibarize umva se uratekereza ko kuba Shakira yaragiye gukundana na Benda ari byo bishobora kuba bitumye asigaye yitwara uko yishakiye oya uriya mugore amujya mu matwi imana akamwangiza munoza ibintu byose twapanze akavuga ngo n'imujyanama mukuru akabimubuza akamujya mu matwi kandi yavuye mu rugo yemeye ni ukuvuga ko Brian to make it story short last Friday got 3 people nge naramwibwiriye mwana hari ahantu tubone tuhava umuteremuko vuga Derash na za Dewe bari tuzasubirayo dufata ahantu heza dushaka gukora iminsi 2 mu cyumweru tubona amafaranga menshi kandi people amafaranga twakura na Dev launch na amafaranga menshi nani ati aho yaducika amazi twaguma aho ngaho ameze neza arabyemera nani ati ko nusubirariye kuko twaratuma warning akabyemera ngo yagira mu gakihindu nani nusubirariye amani zadutandukana nge nabi mwibwiri guess what twagwe ducanye yavuze ngo nanga zongera ngo nanga ashaka gutandukana natwe aranarira bro aragira twagwe ducanye twonye kubona aposinze nuza flyer yo kwa muri Derash wenyine kwambe nato imwana nango yumva bitsinza MSNari okay reka DJ Caspi jambo wenda aragira byinshi ababwira afungure kamera fungura kamera turebe niba utisigeye wisiga live stick bifungure baravuga ko gusigaye witega rega ibyo nawe birahari ngo bitumvikana ko tuvugana ndi off camera ngaho vuga none se ndakora iki ko dushaka kumva ibyo uvuga nta kundi ubwira ikintu cya mbere mani yego ntimukajye mukora ku rugo abantu umuntu adahari hatari impande zombi sibyo what do you mean hano turi kumuvugira mu gikari uretse ikindi kintu yani ari ndimo mbumvaho kare kuri kudukanga none se kuvuga nturi umustar oya ntago ndi kuvuga nabi nuko nari niryamye bro byuka ariko kuvuga udahari ntacyo twekeka tukuze nabi ari njyewe ndi kuvuga Benda ntabwo ndi kuvuga njyewe yaza ubu nta muntu n'umuranga uziranye na Benda ngamuhamagare kandi no Brenda mute your mic Brenda mutinga mic yawe bino bibazo byose turi guhura nabyo biri guterwa n'ababosi man ngira ngo uri bukabya umunsi wa mbere njye dufukwana ikintu twapfuye umuntu waduteranyije Benda uriya ninjye wamuzanye hariya Eric ninjye wamuzanye hariya noneho twebwe turicara dukora team turi batatu ndavuga reka Benda tumufate ngoro tuyitegure
Eric ati tugomba gukora twebwe nta kubeshya twe twadiringaga amadiru yose Benda ikintu yazize ngiki Benda twarakoze wibuka Brian dushwananye nawe muri ntuze twari umuboss duteranyije muri the rush nta kaboss kifashe karaduteranya nyina Brian tureba nayo intare nyuma tuza kwiyunga turabirangiza umuniga arandakarira umuniga rero impamvu yandakariye ngiyi Benda namuzanye hariya akorera amafaranga make ni ari uri kumenya namwe bro ngwino mwere ukuntu sasa dushaka gukora ukagira ikintu geraho nawe Benda arasa ari no kubyanga ku mafaranga make noneho hajyaga habamo ibintu byo guhinduranya aba DJs Benda ntabwo yashakaga ko akora ntahari ashaka kwivugana ndamubwira bro ufite inshingano nyinshi ufite umwana urebera kandi aya mafaranga yo kuwambera afite ikintu yagufasha njye mfite ahandi hantu nkora nubwo nawe nari gukora hari ahubwo ujye utegereza nidukora rotation nkagaruka dukora ariko nyine komeza ukora akazi kawe Benda arambwira ati nta kibazo ndahamusiga noneho mu kuhamusiga nza gucommunicatinga nande na Eric ndamubwira ariko Eric kuri muri ntabwo wareka tukikorera ati se gute ko bino bintu ntabimenyere ndamubwira weho reka dukore tutangire ibintu by'ubuhoza nanjye umujye mbu umudije arambwira ati rero amafaranga nshaka ntabwo bano bantu bayama ndamubwira oya byiho rero noneho ikintu ugiye gukora ngiki umuntu uzajya uvuga ko agushaka njye nzajya ndiringa nawe tangira ko umukipe ngo ni manzi yari inshuti yanjye arambwira bro wamba bari ukanzana Eric ndamubwira amafaranga ya nawe urayamuha ati ni menshi ashaka kunyumvisha buryo cyagomba kuma amafaranga make kuri we ariko nkagira yanjye njyaho tukaba tubiziranye ndamubwira ntabwo ibyo bintu bishoboka yewe nimba dukoranye n'umuntu muha amafaranga ye abyange cyangwa byemera ambwira ati basi mumba bari umugabanye kuraye mbwira okay nta kibazo Eric ndamubwira rero ukorera no mafaranga twese na bino bintu muri turi ukuntu bimeze Eric arabyemera amafaranga ninjye yacagaho kugira ngo agere kuri Eric noneho umunsi umwe umutipa natangiye kumunyurizamo ijisho Benda amafaranga yanjye na Eric akayama kuri telefone yanjye yamaga amafaranga yanjye na Eric akayama kuri telefone yanjye nkayahereza Eric uwo ninde uwo mu boss okay noneho umunsi umwe aza kwifata aho kugira ngo anyishyure amafaranga yose ahita afata ya nimero ya Eric ahita yoherezaho amafaranga kugira ngo arebe ko hari amafaranga ntwara kuri Eric Boskani ntuzamure komeza sinagira ikintu mubaza ese kumaya kuko amafaranga ya Eric utayamaye ukayamwihera ndabyihorera ibyo bintu byose noneho nakoze iki nahise mvuga yo bya bintu ubwo bimaze kuba successful twakoze neza ndamubwira Eric ntabwo twakora twenyine reka na Eric na Bena ndabona ari umuntu uri positive nubwo yari kubikwisabira reka dukorane turi batatu urumva Bena amafaranga yahembwaga yarikubye yikubye umutipa atangira kundangarira kuko yabonaga ko strategy y'ibyo bintu ari njye wayize gute wayitangije yabonaga Bena ku mafaranga makeya ari kubona uburyo ajya guca kuri Eric agasanga ninjye uri kumubangamira umutipa ashaka kunsopanya nande na Brian turashwana bimwe bya nyabyo tuza kuganira ibibazo turabikemura tubikemuye ahubwo we akuza beef induwo uwo mu boss akujije beef ashaka guhotsingisha Eric na Benda njye ntarimo ndababwira bro mugende mukorera amafaranga njye nta kibazo kuko njye mfite n'ahandi hantu ngiye mba nkorera nubwo nakora muri team mfite ahandi hantu basanze mfite contract ariko itararangira ariko irangiye nza signing out mpite nkora nyine biri straight muri traffic n'ahandi hantu ncamikiye noneho Brian icyo gihe tumaze gukemura icyo kibazo beef ahita yinkiraho uwo mutipe ayinkizeho akoresha Benda na Semuhungu ndababwira nta kibazo mwebwe mukomeze mukore kandi kabari twakoreragamo dukora umunsi wo ku cyumweru uwo mu boss aza gufatamo shares arababwira ntabwo nshaka Caspi abatipe barafightinga Benda nande na Semuhungu ati nta wundi muntu ushaka ndababwira yo mwebwe mwikorere imari nimugire ikibazo barakora
bamaze gukora batangira kuzana ibintu. Hari umunsi waje kuba ikibazo, bazana ibintu ngo bya pourcentage kandi bari baje mu kazi batavuganye nabo, ngo bafunze club ngo iry'umuriro, batangira gushwana. Ndababwira yo mwebwe ukuntu rero bigiye kugenda, urabona turi mu gihe cy'imvura, niba umuntu afunze umutwe gutya mwebwe mujye mwaka avance, niba na failinga gutyo mucungire kuri ya avance ati sawa. N'abandi b'icyo gihe ukuntu byaje kugenda, byaje kurangira binaniranywe, batangira gushwana. Uwo mu boss tangira gushwana nabo. Eric aramubwira rero ngewe ndakorera aya mafaranga, niba utayama ikireho byihorere. Aho kugira ngo Benda following a team, aravuga ngo ya ngo ngiye ngo reka ngiye ngo mwerenga amafaranga, ngo ngiye ngo nta kibazo, ngo we niba utayemera ngiye ngo ndayemera. Icyo gihe yasohoka flyer yo kuwa gatatu hariho Eric ari bukorera aho hantu, kandi nta wundi muntu uri hagati yanjye nande na Benda, ariko arabitumenyesha, aratubwira ngiye bamaye amafaranga ngo nze mbe mpari gusa, murabyumva gute? Ambwira okay, ntari bintu ubundi nta cyaganje genda ukore. Aca hindi weekend bahamagara Benda muri The Rush kubera ko ubumanzi yari yananiwe ku affordinga budget yande ya Eric. Benda abona flyer isohotse hariho we n'abandi bantu. Benda ntiyavuga ati boss kusohoye hatariho Eric bimeze biti. Benda ari postingira, ndavuga ese byagenze gute, ndababaza bose. Eric arambwira ati nabibonye kuri ndamaza Benda ko flyer isohotse itariho Eric, byagenze gute manzi mwavuganye iki? Arambwira rero ngiye nabonye ngo flyer isohotse, ubwo byaba byiza na Eric amwivugishirije. Ndavuga oya ntabwo ariko byakagenze. Weekend ya mbere arakora, tunagiye turamusapotinga turataha. Weekend aho rero Eric ndavuga reka tuze kubonana tugire ibintu tuvugana. Turabonana ngiye nande na Benda na Eric. Abantu mutapinge, mukore kuri Hatimi, mukore kuri Goro, dore ko mwabaye. Komeza. Benda turicara, ndavuga Benda mbabara umubwiza ukuri, turi abantu turakorana, wenda ngewe ishu yanjye irahari turayizi twese, ariko ni iki cyatumye ubona flyer iriho Eric? Ntuhamagare Eric ngo umubaze cyangwa ubaze boss uguhaye ibi ngibi uri kubikora. Benda asubiza ikibazo kigira ngo ariko Eric ngo ni umuntu mukuru, ngo nawe ngo yari guhamagara boss akamwibariza, can you imagine as a team Turashize. Ndamubwira Benda kamubwira ikintu utaruzi, fight zawe nakoze wowe ukaba utaruzize. Nawe yabikubwira. Ahantu twakoreye baravuga ngo ntabwo bashaka umubyinnyi Benda. Ndamubwira ngo yo turi team, niba utamushaka tureke. Birangira mpaka Benda birangira batuje nyine turakora. Noneho haza kuza indi deal from Uganda nomad kana nahavuga. Turashize. Barampamagara barambwira manager wawe yari mu Rwanda ejo bundi yitwa Mashetsi Anot. Arambwira Gaspi uri he? Ndamubwira ndi namubeshye ko ndi Nyamata ariko nandi Kigali nuko nashaka kubona nawe. Arambwira ndashaka ko tubonana. Turabonana. Twavuganye ahubwo mbere arambwira ngo nshaka kugutumira ngari kukazana no mu artist. Ndabwira so mu artist, arambwira hagati ya Ariel na Kivumbi. Ndamubwira rero Raziska uraseki ko ibintu byabaye uburyohe ko wareba abantu 1000 barenga bamaze kuhagera hano, ko biryoshye abantu mudakoresha TikTok mukuri mubahoyemo muti. Muze TikTok hafungutse. Oya Benda uramuzi se ngo oya mwereka Eric kuri page ya Instagram abona aramuzi, aravuga ngo ariko ngo njya mubona. Mweretse Benda abona naga muzi, ahita ambwira noneho weho mbwira uwo ngo Eric muzane mundebe kuri apartment. Uri kumva njyayo na Eric tumitingane uwo mutipe arambwira se Gaspi ubu nguyu mwamwihoreye wowe ukazana n'uyu nguyu Eric. Ndamubwira sha ntabwo byakunda, ahubwo ikintu wamfasha nimba ari ibintu ubona byaguhenda katugabanye ku mafaranga,
ariko twese tugende. Okay. Ndamubwira Benda ibi bintu ntabwo waruzi ko byose nafayitinze kubera byo. So wowe rero ikintu gihari rwanirira timu kurenza uko ushobora gushaka indonke z'ako kanya cyangwa kwirebaho wowe ubwawe. Benda arambwira ati numva buri kumbwira nabi ariko aka kanya noneho ndi kubyumva. Ndamubwira Eric ngo uyu hano ntabwo ndi kukwitakaho. Ngiye na fightinze ku bwawe inshuro nyinshi ariko ntabwo nigeze nza ngo mbikubwire. Rero ikintu gihari bro, ahantu ushaka kujya gukora aka kanya ndabyumva pe ushaka amafaranga, ariko icyo bashaka ni iki? Ni abantu babazanira abantu. Weho ugende umwicaza umubwire rero ufitanye ikibazo na Casper ntabwo gifitanye na Eric. Mukomeze mukore muri babiri, nge ntuzanamvugemo uzandeke. Ariko mwebwe mukomeze mukore muri babiri. Benda ati ndi kubyumva pe nta kibazo. Wari umunsi wo kuwa kane tugiye gukorera Antonov. Turataha pe Benda ibintu bimeze neza. Icyo gihe naragiye mbasigira na Eric bari kuza kuko njye nagomba guca mu rugo kuwa gatanu sasa. Tugeze muri Pepu njye harane nabanje kujya gucuranga nza nyereweho. Benda ahita ampobera ati Casper, yamvugiraga irihe jambo ryo mu Cyongereza ngo together we can. Ararivuga kuko ijoro ryose kambwira Casper together we can. Ndamubwira wabaye iki? Arambwira man ndagukunda kandi ibintu niwe wabinzanyemo, niyo mpamvu ugomba kumva ikintu ugomba kumbwira. Ndamubwira fresh nimba wabyumvishe. Ubwo nsanga we na Eric bafatanye bituranya avuga ati n'ukuri barimo mbabarira nyine like mu buryo buri emotion barimo bavuga nyine buryo ki nashakira yarahari. Avuga ati ngenje no gupostinga ko nge ntazakora kwa Manzi. Ndamubwira oya wipostinga kutazakora kwa Manzi ahubwo umutange condition binanirwe cyangwa bigende gutari kudapostinga ngo ntabwo uzasubira ahantu ngo utasubirayo. Turatashye akazi kararangiye. Burakeye tugiye gukorera andi mafaranga ari Nyamirambo Bilonge. Turatashye mu gitondo mbyutse nsanga voice note muri groupe. Ndibaza uyu ni Benda twavuganaga ninde. Ikintu yakoze yahise avuga ati ngumva mbabwire rero ngo mwese muri abakire ngo mufite amamodoka, ngo Casper mufite imodoka yawe, ngo na Eric afite imodoka ye, ngo njyewe ngo mumbabarire ngari amafaranga ngiye kuyakorera. Izina ry'Imana narumiwe nta n'ikintu nashubije, ahubwo naribaje se Mana yanjye umuntu twavuganaga nijoro. Mwana we niba ari njyewe utari uri kukumva neza numvaga bicikagurika ariko kuhabona ari njyewe njyenyine n'ahantu. Nasubireho inyuma gatoya, nasubireho inyuma gato kuri ako k'imodoka. Yego komeza brother. Nyine yoherejemo noze voice note muri groupe duhuriyemo. Mwese ngo Casper ngo ufite imodoka, ngo nawe ngo Eric ngo ufite imodoka, ngo nanjye ngo nkeneye ngo kugura imodoka. Ndavuga wa afitemo na Jaras. Kandi nta muntu uramusiga ku nzira ntaratega moto, iyo ntamufashe Eric aramufata. Ndibaza uyu mugabo wese amagara Eric. Ndamubwira voice note Benda ejo wayumvise. Komeza na nyine. Ntabwo nigize nyumva ajya muri groupe ayo. Hava imyiyoherezamo indi ya kabiri arababwira noneho muze n'ibindi se njye ndajyayo. Ntabwo uzi ikintu naracecetse. Eric ubwo urumva Eric nawe agira umujinya wagira ngo ni umurandura nzuzi aba ararakaye. Ndamubwira se tumuvugishe, ariko se tumuvugishe iki kandi twaramuvugishije n'ibintu byose twavuze numva nibyo. Arambwira rero nge Benda naramukagiye asohoye flyer agakora. Turamwihorera nako dusohora indi atariho tumwihorere. Ndamubwira nizara ndatekereza ndavuga Benda okay Benda mari n'umwana mwiza ariko nyine afite utuntu nyine namenye ukuntu tumeze. Noneho habaye iki rero nahise mvuga nimba havuyemo imbaraga za Benda suko ntacyo yari amazi nawe ni umuntu kandi twakoranaga neza. Amagara Eric namubwira Eric waretse tukavugisha nariyo. Shana yajijinganyije nawe kuko twese tuziranye ari nariyo ntabwo baziranye ejo bundi baziranye kera. Ambwira noneho nta kibazo reka tumuvugisha twumve. Nariyo turamuvugisha twumva ari positive
niko gutangira gukorana nawe. Benda nawe atangira gukora biriya. Nta kindi kintu twapfuye na Benda, nta ntanda nini zabayemo, ahubwo habayemo ikintu nyine cyo kugira gute, cyo kutumvikana. Ariko mu by'ukuri kugira ngo njye na Benda na Eric dushake gutandukana, nimba mwibukura mu boss wa mbere nababwiye wa Derash, yashakaga kugira ngo aducagagure kugira ngo ajye afata buri muntu umwe mu buryo bumworoheye. Navugisha Eric asanga ari wenyambwe, ngwino nta kibazo. Yatangiye agira inama Eric aramubwira ngo ese Eric kuri kuvuga ngo uzajya ukorana na team yawe, yabanje gushaka gukoresha Eric aranga ko Caspi yagiye gucuranga muri stade mwajyanye. Nyine atangira kumwereka ko hari ibintu amaso yatabona ariko ari kubona. Bishatse kuvuga iki rero? Benda nta kindi kibazo, just no kudakurikiza terms and conditions za team, nta kindi. Thank you so much. Hari umuntu wabashije kuvugana na Benda? Brian waragiye guhamagara Benda byakunze? Thank you DJ Caspi, urakoze cyane. Brian fungura mic yawe. Wamamagaye. Muhamagare Benda. Irafunguye. Muhamagarire Benda. Benda turi kumuhamagara biri kugenda. Uzana umuyobozi fana amagazi yongera. Maso avuga. Mukatsaje. Koshatesha gira drama mu buzima. None ndavuga ngo name mamagare ngo nasimukadiri. Ngo iki? Kwa mana. Bibutse ko umuntu odon harimo gusubiza navuze mbere yitwa Mutesinik. Ngo none se uko se mwe yavuze ngo amadire ngo nawe ajya kuyadira nawe kandi ngo numva ngari Caspi ngo yadiriye. Yego. Akubwiye noza ya Uganda nakubwiye ahantu hose man mu mezi atatu tuzana dukoreye fan fair, dukoreye Tayamo, dukoreye people Birons, the wave, dukoreye ahantu hose mu gihe cyo tuzengurutse. Dukoreye Antono, dukoreye ahantu henshi cyane man. Kandi n'ahandi haracyaza. So ntabwo ari kuvuga ngo umuntu uvuze Mugabe uyu nguyu maze avuga ngo Benda wamaze kuvuga nakubwiye ngo ikize cyangwa yifitiye isoni zo kuza hano nk'aba. Ntabwo Benda ni umusitari yagira isoni ziki zo kuza. Benda araza. Abantu muruva weteta abantu muruva ngo Benda ni ikigo ry'indakuboroka. Juliet ndagusabye we fokasinga kuri comment, urushyiramo comment itukana nk'ibisanzwe ibishanga utumure kabutindi. Tuba tuganira hano ntabwo turanga kugira ngo duteranye abantu cyangwa dusenye. Ibintu byo kubatandukanya mu byo kugiye ntabyo ndimo ngo umugore n'umugabo wareva byirimo, so nawe yaza akabivuga ko njye cyapfuje mu so reka dukomeze. Benda mbere y'uko aza no kuvuga ngo reko nkubwire se muhu, urumva nubwo mujya mwanga kuvuga ariko iyo kutavuga ntabwo ari byiza. Kutavuga ntabwo ari byiza. Brian yari amaze kugira ataye kunsimukana atazi n'ukuntu ibintu bimeze. Benda ni uwacu nawe uri uwacu, tugomba gukora umucyo ukabaho, buri muntu akagenda agakora akagira iterambere. Ibi bintu ntabwo bigomba kuza nk'amatiko, abantu bagomba gukorera hamwe. Ibi bintu by'uko umuntu ashize iduka hariya cyangwa bagiye gukora ibintu mwakarogesha undi, ibi bintu n'ubwangati, ntabwo ibi bintu bikwiye muri community nyarwanda, sibyo? Okay, sawa, tumutegereje tukimutegereje zana umugabo hano, mubwira ze hano nawe. We Tesha vayo. Tesha naze. No, Benda araje, twumvishe version ya Semuhungu, twumvishe version ya Caspi, reka tuze. Ngwino hano mugabo wa mugabo we. Ngwino hano. Ngwino hano. Wowe ikibazo cyawe ngo ni iki? Dore mu bantu 1000 na magana ngo ikibazo ufite ni iki? Reka kwikinira ibintu bya burage baseriye. Reka impamvu ibintu tegera agaciro mu bintu byose mwabishinikiyemo. Fata umwanya baseriye utangi. Semuhungu myutinga make yawe gatoye. So, umva we Tesha reka gushinyika, fata umwanya baseriye nk'umuntu uri kuguguna uruhu, utubwira ikibazo cyawe ni iki.
Oh my God. Njyewe ikibazo mfite yego njyewe ikibazo mfite mani ni icy'abantu b'inshyagutsi baba batumva abandi bantu bagenzi babo. N'ejo hari umuntu wanyandikiye sinzi ibintu na postinze aranyandikira ngo teshanga Imana iragukunda ngo reka kuba gutyo ngo uri mwiza ngo wabaho neza wakora ibintu birenze. ndamubwira nawe Imana iragukunda nubwo uzagenga abantu utabere. Rero mani like umuntu niba ukuntu yiyumva akaba wenda adafite ukuntu abihindura n'abahaye urugero. ndavuga ngo nta muntu wakwishimira ko umubyeyi amwanga, sosiyete imwanga, abavandimwe bamucikaho, afite uburyo yabihinduramo bakamukunda bakabana mu mahoro ngo areke guhindura. Rero birababaza cyane bro, birababaza nyine. Mwebwe nuko mutabimenya ko umuntu arababara deep down, nyine urababara nuko nta kindi kintu wowe wabihindura cyangwa ngo ubikoreho. Kuba utakumva umuntu bitewe n'ukuntu yiyumva, ngo ubyubahe wumve ko ari umuntu mugenzi wawe nawe ava amaraso nk'uko uyazi. ikibazo mfite ni iki ngiki. Ubuse nk'uko ari iki cyanjye kandi ari umusore bamushinja ibintu kandi babimushinja kubera iki. uretse gato tugende gake. Ubazahita nyanganje ugunye ibishingwa avuga ati umva tugende gake nkubaze, sibyo? ahangaha ndakubaza, uri umunyarwandakazi nk'abandi? Sorry, uri umunyarwandakazi, uri umunyarwanda? ngwino hano buriya, ihangane gato. uri umunyarwanda umunyarwandakazi. bivuze ngo niba umunyarwandakazi uremera ko uri umukobwa? uri umutegarugori. nta mutegarugori. umuntu ategura urugore wabwangatiwe amaze kubyara, amaze kwitwa umubyeyi. none se wari wabyara uri umukobwa? uri umukobwa urabyemera? ninjye mutegarugori. wowe uri umutegarugori. wowe uri umutegarugori Brian. uri umutegarugori. garuka hano. wowe uri umutegarugori. wowe uri umutegarugori. reka tugaruke kuri uwo mwangavu. ngwino hano umva nkubwire Tesha, ibi bintu mu Rwanda iyo umuntu ukora indi discrimination wemerewe kujya muri RIB ukamurega gukorera harassment akabiryozwa. icyo ni icya mbere. icya kabiri, abantu baryamana bahuje ibitsina. ariko se baryamana bahuje ibitsina gute? abantu baryamana bahuje ibitsina mu Rwanda nta muntu wemerewe kubaharasinga, keretse ugiye Ubugande nibwo bagukona, uzibeshye uje bagutumure. rero niba mu Rwanda ibyo ngibyo bihari, kuki uplaying ukagaragaza ko uzasubire bagutwike? Okay, tugende gakeya rero, tugende gake. ndi kukubaza ikibazo mfite kugaragara ko ubangamiwe. hari umuntu wagukoreye harassment ujya kumurega ntiyahanwa, akuryoje ko uryamana nabo muhuje igitsina? subiza. umuntu wo muri comment wamumenye. subiza. ama comment yose. subiza ikibazo nkubajije ko kanzifunge. comment njyewe ziba nazi byutinze. subiza. wewe nani ugari kuvuga haga ariko ngo dufare wajya ubutubazo cy'umuntu. ntabwo yakubwiye ahangaha. harabura umunota umwe. komeza. ifotoze singa posting kugira ngo abantu bari kuvuga hano ngo dufare kuvuga mu buzima busanzwe. mu buzima busanzwe. singa ifotoze ngo abantu batanuka ngo posting n'abantu. none se kankubaze ko birirwa bankora discrimination batazi bavuga ngo mfite ikirimi kibyimye mu kanwa nk'umuziha? ntabwo byumva? ntibahora bavuga ngo ndi ikimara? ibyo bavuga ntabwo bizi? none urashaka ko mu isi uri marayika batakuvuga? ndakubaza, urashaka ko mu isi utavugwa? bakuvuga nk'uko bavuga abandi bose. ikibazo cyanyu rero njya mpfa namwe. uretse gato, urumva? so Tasha, ikibazo cyawe tugitaye ibishanga, ntago mupurenga victime. ntago none se Mungu singuyu ntari gukora? se Mungu bamwe bakazi kubera ari umutinganyi byari byaba? ese ko mundi nta kibazo ahura nabyo? ntabwo ari ukuvanga buriya. ntabwo Tasha yaje kubaregera. umucamanza ntabwo yaje kuregera, yaje kubabwira abwira abantu. niba utabashe kugira icyo ufasha ku muntu uceceka yaremye ibintu yakoze ari ubu kandi twese ntabwo man we are not perfect. Okay, niba cyangwa muri comment tugize muting n'abazi gutukamo ko baba uzazi muting no se batwandika bingana biti. iyi ni ko kuri mukunda ukuri uzazi muting.
icyo ngufashije nakudarate abantu bakumenye ko ushaka umugore kandi nawe uri umukobwa nyine bakugana ubaterete ubatera ururimi none se hari ikindi wi bere nahagera mumbwire wi umudamu witwa Ishimwe Françoise yego yavuze ngo ngiye gusubiza ibintu neza ngo natinje mu buzima bw'abantu ngo navuze ngo ubuzima bwite ngo bwa Benda ngo nanoza ngo n'umugore we none se iyo bakoze ibinyamakuru bakavuga ngo ngiye naratandukanyije reka maze musubize Bria niko Françoise Ishimwe iyo bari kuvuga mu binyamakuru hose mu gihe natwaye umugabo wora mugore kandi bakagenda bagasubira ko atandukanye kubera gutsara ibintu by'uburaya bakavuga ngo ngiye namutwaye yarageze wanjye mwe mate na kabiri konyine ubwo nase no ufite none ngo nitsaye sese ahubwo se naje kubashimika dukuna banzi natikora muntu dukorana mu kazi ubu nyuma yo kumushimika urakoze uko iki ko twabonye muri twabonye muri foto mu cyumba twabonye muri mu cyumba kuriri muri hoteli mujya kwifotoreza mu byumba nimwifotoreze ahandi hantu ntago bagira nta resitora bagira mwakoreraga mu byumba mwakoreraga mu cyumba ku buriri reka maze asuhuze pusi mfata umunota wo gusuhuza pusi araje pusi mwiza ayo magambo yabagendeye ubusa wowe Brian uri ikimana nakweretse abantu we Brian nakweretse abatopu gift abanga kubareba uranga uri gusuhuza pusi utanga usiga uza kurwanira imyabarasanya n'abakobwa ya blessinga ndapfuye urumva Benda niba yahageze mumbwire uretse gato twumvishe verisiyo turashaka ntabwo nshaka kugira ngo abeho iharabika ndashaka Benda niba yahageze mumbabare munzanire Benda hano Benda aho uri hose ngwino okay bamasha kutubwira ngo Shakira niwe ugutegeka ngo Shakira niwe ukuyobora ubu Shakira wabona rwose nubi ngazwa ngwino nk'umuntu ngo ngiye umugore wanjye niwe mucamanza ngo niwe mujyanama wanjye mukuru twaba mu rwego twaba ukazi ibintu twabyemenyeje agera mu rugo akahita bihindura ndapfuye abagore ni beza barategeka Benda niba wahageze mbibutse ko gol isigaranye iminota 28 reka kuturatira iwawe reka kuturatira iwawe no muri reka kuturatira iwawe wa mugore we no muri Libya barafite ibirenze ibyo urumva birababaje kubona iranzu nta mugore uyibamo ntabwo ndi homophobic yari nongere nibutse baba YouTuber batagira content musomi warning nimwireba nongere nibutse abatopu gift abanje bamwe mu nkunda mukoze sasa n'isoni iyi goro muyimanureho ntibisanzwe Benda araje Benda nguri yaraje reka nsaba abatopu gift abanje nimukoze satani ko isoni mukandeho muyimarangureho munyerekerwa rukundo mujye munyereka badari muzamumanura kiriya kintu mwabaye mute koko ko zifata ko ndyoshye nk'imineke mukandeho mukoze satani kusoni urumva ibiganiro byanjye biryoshye nk'ubugari bwa kinazi ni mukande kuri iyo goro ndaryoshye njye mbaha ibiganiro biryoshye ntago ndo biryoha abakobwa banje nibo babizi ukuntu ndyoshye by my friend umukobwa twahuye ngira n'umugisha umukobwa twakundanye atabona umugabo Diva umeze neza sheri heri shaba Benda niba hageze zamuka ndapfuye gasopo reka nkubwire wa mugabo we va kuri Diva wanjye ntabwo mwaje gutereta abakobwa banjye ndabazi ndabiyamye reka nkubwire we Brian simukanye ntabwo wari kumwe na Tiana ntiwari kumwe na Tiana muri iyo nzu ntiwamumenyeye hano okay banyarwandakazi nimwigaragaza ikuzo ryanyu mukande kuri iyo gori isigaye iminota 26 mutapinge mukande kuri hatimi Benda yahageze mukande kuri hatimi
uzamuke turakwinginze ariko ubu ngubu mwampaye ikuzo ibi byamamare bikorera amagambo mwanyeretse ikuzo. Nta muntu buriya wagira gutya, nta muntu wagira gutya iriya future sita akayigira aba basitari bagaceceka. mutapinge Rwa rukundo mujye munyereka turi bakeya, mwarunyeretse imbere y'abantu bakaziba. Rwa rukundo mujye mumbwira Tiyana wanjye, titi wa Tiyana, mubibereke bajye baceceka, mubibereke bantu baje. The one, thank you so much. Mwe muretse gato murebe, basangira ngendo. Timu Godfather muri. Oui. kumvira aho ngaho reka gukomeza kumusaba kuza kumubabura ukomeza kumwanjama reka muboroke cyokoza reka kubwire namenye yuko uhanganye n'abamana uvandimwe kireka abantu ucangiye na kolabo. Ale thank you ale mwe muretse gato ale thank you nimugaragaze urukundo mufitiye. Ndababwiza ukuri Benda uretse gato bantu banje Benda ko ntari kumubona mubwire Benda request nge mwoga twamwe. Benda namubuze pe Benda ndi kumuhiga namubuze nta nubwo ari kumana mu ariko se Shakira niba uri hano kutwumva Benda murekura azavuga kuko ubu bavuge ngo Benda no umuyobora no umutegeka no utuma ataza kwisobanura. ariko BNS ndakubona hasi koza abandi isoni. Jemmy nimukoza abandi isoni, mukoza abandi isoni. Felix karibu welcome. Muta haleluya. No iyi goro bayibaneho aba bantu baza aha ngaha babona ibibera aha. Mutamba andikira abantu ndashakira future city manukemo. Mutapinga tujye ku 300 twihuta koko mwamushyize nza shabanjugunye ibishanga. Icyo dufite ubiri pe bavuga ko Kabano ngo agiye gushyiraho dread. Finally Ngo bagiye gushyiraho dread, uyu mugabo ngo agiye gushyira dread kuri uyu mutwe. Imana irihangana, ntabwo Imana itanga byose. Imana yamuhaye ubwanwa imwambura umusatsi. Benda ndagutegereje. I spend money on my head. Uriyogoshesha kwandika amahanga Shakira araroga ngo yaroze ndere kandi pussy koza abantu isoni ndapfuye singayo nguko nimukoze abantu isoni. Bantu banjye nimureke aba bantu bigira abasitari, nimubereke ko aha ngaha turi abantu bafite unity. Nimukoze abantu satani, nimukoze satani isoni. Buri kantu ntabwo yavana muri Africa City. Oui kutazamuye Boskani yanze kuzamuka, namwinginze aranga. Boskani wazamutse, Boskani wa requestinze duturanye gahini we ariko sande imbere y'abasitari, imbere y'abantu bigize akasa mutwe mwakoze satani. Ubundi byagenze mwazimazeho buriya se asigaye yitwa Chantal. Benda nazamuka akagusaba imbabazi uriya mu MC